Salam, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri no channel, nitwa Pamela Charles, nkabashyiraho recipe zitandukanye cyangwa se uburyo butandukanye bw'imitekere. Uyu munsi nk'uko mubibona tugiye gutegurira hamwe bajia. Ese bajia musanzwe muzitegura mu buhe buryo? Twebwe tugiye gukoresha ubu buryo buroroshye kandi burihuse. Twateguye ifu y'ikiro, ni ikiro kimwe cy'ifu ya bajia. Ifu ya bajia iragurishwa mu masoko atandukanye, uragenda ukabaza gusa ifu ya bajia barayiguhereza. Ifu yacu ni ikiro kimwe niyo twateguye. Nashyizemo utuyiko dutatu twa baking powder cyangwa se capamandazi, shyiramo utundi tuyiko tubiri dutoya tw'umunyu. Ubundi ndavanga neza kugira ngo amafu yose yivange. Tumaze kuvanga neza, turakoresha amazi y'akazuyazi rero kugira ngo dukore igipondo cya bajia. Ku bijyanye n'igipimo cy'amazi, nta gipimo napfa kuvuga ngo nakoresha iki gipimo kuko ntabwo biba byoroshye kuvanga ifu uvuga ati urakoresha amazi, kuko ushobora kuyasukamo yose ugasanga ntabwo bigenze neza. Biba byiza iyo ugiye ukoresha amazi make make. Turakomeza tugenda dushyiramo amazi make make kuko dukeneye igipondo kiremereye nikize kuba amazi. Bisaba ko twigengesera cyangwa se tukaba twareba neza amazi ataza kubamo menshi.
Igipondo cyacu kiri kugenda gisa nkaho kinoga neza, nta tuntu turimo tumeze nk'udutanoze cyangwa se uturimo ifu. Ni ukuvuga ngo ino ifu turayikoroga kugeza inoze neza. Hanyuma tukaba twateguye igitunguru kimwe twakase duto duto, na seleri twakase duto duto, hamwe na poivre twakase duto duto, tukaba tubishyiramo muri icyo gipondo, ubundi tukavanga neza cyane kugira ngo byose byivange. Byose byamaze kwivanga neza, kandi biba byiza cyane iyo igipondo kiremereye muri ubu buryo, ntikibe cyoroshye cyane ngo kibe amazi, kuko iyo cyoroshye cyane ntabwo bajia zacu zigira forme nziza, kandi biragorana kugira ngo tubone forme yazo. Igipondo cyacu turagipfundikira byibuze iminota 30. Nyuma yaho dutangire kuba twateka bajia zacu. Turakoresha umuriro uringaniye, turashyiraho amavuta, ducane. Aho tugiye gutekera dushyiraho umuriro uringaniye, nuba ari mwinshi nuba ari na mukeya. Murabona ko bitari kutugora kuzishyira mu mavuta, kuko igipondo cyacu ntabwo cyari cyoroshye cyane ngo kiba amazi. Iyo kiremereyemo no kuzishyira mu mavuta biroroha kandi birihuta, ariko iyo wacyoroheje birakugora kuba waziha forme no kuba waziteka, biragorana. Hakomeza tukagenda tuzihindukiza kugira ngo zidashya uruhande rumwe, ahandi nizishye neza cyangwa se nizifata irangi. Turazihindukiza kugira ngo zifate irangi, ubundi umuntu akaba yakuramo bitewe n'irangi ari kubona yakunze. Njye zikuyemo kuri iri rangi, cyangwa se zikuyemo ziri gusa gutya, kuko kuri njye babona zisa neza. Hari n'uwarenzaho gatoya, biterwa n'ibyo umuntu akunda. Mwakoze rero cyane kubana nanjye intambwe ku yindi. Ubu ni uburyo bworoshye wateguramo bajia mu rugo iwawe utarinze kujya kuzigura. Niba ari ubwa mbere wari ugeze kuri ino channel, ndagusaba ko wakora subscribe kugira ngo ubutaha dushyiraho video muzabashe kuba mwayibona. Mugire ibihe byiza. Salam.